ukumva yuko uri wa wundi uri hejuru y'abandi, menya neza yuko ugiye kugwa, kandi satani azakumanura akugushe hasi, akwandarike mu bana b'abantu, kuko ariko satani akora. Bamaso rero, hari benshi bajyana ubutumwa bupfuye, hari n'abandi bagenda bavuga bati igihugu kiratewe, kigezwemo n'intambara, ngati ngo mu kwa 12 ngo u Rwanda ruratewe, u Rwanda rugezwemo n'intambara. Oya, ibyo mubikura hehe? Ndahumuriza abanyarwanda ni muhumure, mu kwa 12 Imana ibahereje Noheri, ndetse no mu kwa mbere Imana ibahereje ubunani. Umwaka wa 2026 Imana ibahereje ubunani, umwaka mushya murawubonye, kandi nta kibazo. Icyo nabasha kubabwira nuko mugomba guhora mushishikarira kumenya ibyo hejuru gusumbya uko mwamenya ibiri hasi. Mushirukire kwizera no kubasha gukurikira Yesu nk'umwami n'umukiza, mukagendera muri we. Imana nayo izabasha kubarwanirira, Imana izabarinda, nk'uko ijambo ry'Imana ribasha kutubwira. Zaburi ya 25 umurongo wa 11: nimwumve, imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Murumva neza yuko ari amahirwe kubumvira Imana, ni amahirwe ku bayoboka Imana, ni amahirwe ku bari mu rugendo, ni amahirwe ku batuye mu gihugu bahesanya amahoro, ku batuye mu gihugu bagambirira amahoro. Imbabazi n'umurava birahuye, gukiranuka n'amahoro birahoberanye. Ntabwo gukiranuka n'amahoro byahoberana,